niko se nyiramuko twaguhaye uburenganzira bwo kurira bwo kurya ibiryo byiza sibyo nkaho bidahagije usigaye urya n'inyama ibyo nkaho bidahagije usigaye urira no ku masahani yacu meza yo mu kabati warangiza ukaza no kwicazwa kuri saro aho abantu bazima binjirira umuyaya umutindikazi umukozi wo mu rugo akagombye kurya ibiryo twasigaje sibyo singavuge ngo mvugiremo okay gahorya ndavuze ngo rya ndavuze ngirya manura izo ntoki zawe manura izo njaba irya gahorya izo ntoki zawe ubwo zirakara agatwana ukajya mbaze nimba zikarabye wa mwanda we umwanda nkawe widiba umuntu yajya gukaraba agiye kugarura umwanda nkawe ibintu muwe mbese ubundi iyi telefone nisigaye koshya you know what si koshya numenera telefone rombe ziba ubu se nzajya mvugana n'abantu bo mu rugo gute ikosa ukoze ni ukutekereza ku nyaka icyo nafashe mu kiganza cyanjye iryo ni ryo kosa wakoze put it here put it here bana yanjye bana rumiwe ngiye kuyimena n'ukuri nta yindi ku telefone buryo ubwo suri kumva ndi buvugisha abantu bo mu rugo gute koko ikosa rya kabiri bana yanjye ikosa rya telefone kabiri yonyine mfite ngiye kugukubita birakubarira iki kugukubita ahandi na nyoko uzasubira mu cyaro hano habaye telefone yanjye ntamuhaye ari guhisha iki sanze ari kwandikirana urugo rwanjye ko munajya yarushimusa oya reba hano ukuntu yahageze arya nk'ikigoryi reba ukuntu nsanze hano yahageze reba ukuntu umuntu ungana nk'uyu yarya yisiga ibiryo mu maso reba ukuntu yihinduye yakwanduje niyo umenyeho bino biryo ndarengana umusingakazi dore nanjye nkoreshejemo ngo ngomba kumutamika sisi reka nkubwire uno mukobwa none atangiye kukugira umukozi we eguka mbwira murugo nanjye usigaye umukoresha sukiramo mukorere boyiro sukiramo mwambabariye sukiramo oya mureke reka mpoze reka mwiyogereze sheri ibintu muri kunkorera ngakiri inkwa basi rega arateze ngo mwoze hakuzi ko twarushye karaba mu maso sheri wumva uryo akira nandi anisoni ibintu munkorera muziki gakorwe mu ndaga kubwe n'imiruho wanjye fasha none nayigukubita mu mutwe noneho ikagushwanyukira ibyo kurya wamenye hitutoragura singira kandana unamurye unama ubundi ubwo mugira imitima muvugishije singuhemba singira kandana kamwe usanga hano muri uru rugo unama utorubye unama no shyira hasi umunwa excuse me shyira hasi umunwa akira dore ni igufu irya abakozi sukundi inyama se tugaburira ibyo wariye irya dore inyama yifate muri iki kirenge cyanjye irya fata babuja mwambabariye ubu ni indwara inzoka sisi rekana nacyo singira kandana kamwe nongera gusanga hano uranyumva neza uranyumva kandi umugabo wanjye nagize ikintu kimwe amenye atibeshya amenye ibintu wiri gukorera hano reba ukuntu no mbuga wayihinduye nkaho utazi kurya umwana w'imbwa gusa twigendere ubu mbahemukiye mwandenganya koko ubu mbahemukiye abantu batagira imitima gusa ubundi ubu rero amafaranga mba ndi gushaka gusa kugira ngo mvuze musaza wanjye ukagira ngo niho haba akazi honyine shabana urabemukiye kundeba ndi umutini muri abo bwome bakisa abantu babivuze ukuri bakwihangana nta kundi sirika mubwire ndukunwe n'umugabo wawe mukundana sibyo rata mbona ninshaka nzamera nkamwe ahubwo bazaba barica ko umugabo umeze nkawe nako nyine urabona uyu mwana batasheze nyine umugabo umeze nk'umugabo wawe ufite umugabo mwiza witonda sibyo wabibonye gute nyine siwe ntabwo ubizi wewe ari kumwemereye abatitonda umugabo wanjye nanakwica ndakubita jya uvuga njye apana umugabo wawe koko ayashi yatangiye gushyuhaga nawe ubwo aka kanya ariko wowe mfite umusheri w'umudiaspora bana baho ubukwe ni njye marene
Nsi umva undi yaba ari twabutashye ariko kugira inama nk'umuntu mukuru kuruta gusenga gusenga n'urufunguzo rwa mbere cyangwa n'Imana genda byibuka njya kwigiriza insengero kabiri ubwo nyine ni wowe nyine yahisemo Imana yaramuguhaye cyakora nari boroje abamfatiye amasengesho wowe ujya usenga ujya wigiriza se nje niyiriza byagira nyine nk'iyo mwatetse ibintu bibi hano mu rugo nyine Nibwo mutavuga ngo yiyiriza. mana ngiye kwiyiriza kuko nyine ibyo byo ni mba ibiki nabishaka. bibi ngo tujye duhora tubiteka wiyirize Oya, ubashe ntabwo- kwegerana n'Imana oya ubwo ntabwo nabibabwira gusa iyo Oya, mwatetse kwegerana ibiryo n'Imana bibishye cyo buri gihe ewana mpita niyiriza nkisengera ayo ni Imana. amasengesho y'agahato sibyo ra ubwo ni ukwiyiriza ubusa ntabwo ari ukwiyiriza ibyo gusenga ego ni amasengesho y'agahato ariko mu kwa karindwi azaza bufesi uzaduha imodoka tukajya kumufata ego mfite ariko niboneka nzahumura oya ntago azaza nyine wenda ngo ndavuze ngo uzaduha imodoka dukomeze tujye tuyikoresha icyo mvuze cyangwa nshatse kuvuga nk'uwo munsi ari buze ubu nyine waduha imodoka imwe tukajya kumufata nzamuherekeza nawe se sazaba ahari ubundi yayindi ntoya ikunda kubiparitsa hariya cyangwa yayindi nini niyo nkunda kuba najya mu kazi tuzajya ngewe urabizi ndagushyigikira ahantu hose nzagenda kureba umukwe rwose nzagufasha si mwiza se amubonye uretse no ni mwiza ariko ngenda muza amaso ku maso nyine abundi amafoto najya kwereka ngo uyu muntu ni mwiza umuntu mwiza ku ifoto no mu buzima busanzwe ari abahungu iyo ari mwiza ku ifoto no mu buzima busanzwe aba ari mwiza ahubwo abakobwa hari igihe ubona ifoto ukabona ni mwiza mwahura ukaruka wese ko muba mwazinyujije hariya nabonye amahuza ari menshi ama apu umwana ko yashyushye rega mbamo n'ukuntu nawe ashaka kuba mariye nshaka kwimariya nkashaka umugabo nkajya nanjye mbyara akana si ibintu bizabyo bibyara ewe uraturambiwe urumva ushaka umwana yego ese kino kintu utambitse ibirenge hano wowe vayo hano none kigorgira ca hano wica hano ca buryo ese nyiramu utambitse ibirenge hano tujye tuvugisha ukuri urabatarika ibyo bisicyato byawe Mvira ku mugabo. no mu kabati ese hari ikihe kibazo ngavana ubwo bwuya ku mugabo w'abandi ikibazo mufite ariko mazi ariko ni umusazi twagiye bagutemye mu Madame. bwonko niyo umuntu ari kuvuga ntabwo wumva we reba ukuntu iyi nzu yayigize iki iri kujabajaba ibirenge ikibazo cyari ni iki woze ko numva akantu k'agahuye sinahirira gufata akantu reba yananyibye verine ariko se ikibazo gihari ni ujye wihangana ugume mu gikoni aba yanyibye na verine ma ana yanjye we niba nzakwica niba ikibazo gihari ni iki nzakugenza ese uri gute kubaza amata ese ubundi uru mwarutoraguye iyo mushaka umukozi wo mu rugo ufite ubwenge umukozi wo mu rugo ntabwo atarika ibirenge bye yinjira muri salo ahantu hateraniye abantu iyo burebye ubona nawe umumenye mbana njyewe naravuze nararushye mawuja mu mpora iki koko none iyo ubona abantu bari kuganira ukaza ujabajaba n'ibirenge ubaca imbere ubundi ujya woga ntabwo ushobora kureka abantu bakava muri salo ukabona kuza gutora icyo uje ujya ufata ibyo ukeneye ubundi se byose tuje kugitora ngo ubishyire mu kimare gikoni hanze ubu kandi amazi yanyu yaza guhora mwagira ko kumbwira nabi kandi nje gufata agateremunsi ngo bashyiremo amazi yanyu gashyirwe muri nyabarongo gashyirwe ntabwo ubonye ukuntu kaje kigira hano reka we ntabyo wabonye ndumva ukuri kumara n'agaruka Kimbonye nta bwawe kibazo nta kibazo aje duca mu ijambo turi kwiganirira nje mvuga na biriya byuya ukandagiza n'ibyo bitsi ni byawe ukuri mba noze jya nimukajya kuba mu mumbeshya gikari ntukajya wirirwa ubundi muri ko salo usanga kandi bari n'abakozi bo mu rugo ubundi mwemerewe kwinjira muri salo y'abantu ubundi ntabwo urara muri anegisi hanze uba uje hano kiri kurira amaki amata amashereka fundura tegaho urire wuzure amata ngarira rira sinabonye agiye mu kabati gasanzwe akajya muri nyabarongo yajyagaho gukora iki se akabati yarakaguze kimusigaye mu Rwanda bafite hagenze nawe uri ku ruhande rw'umukozi se utangiye kunzuzuguza umukozi nzi ko nta kibazo ariko uyu nguyu uje mu ubundi umukozi umufata ute wowe muboyi wanjye ariko niba uteka ibintu urya wari ubizi se kuba biteka se ubu ngubu kugira ngo murye muhage tunywe icyayi twisanzure ibintu byose mwibuke yuko ari we muntu wa mbere ukora iki ubiteka uranyuma ejo bundi unabyara umwana niwe uzamukurebera niwe uzakora ibintu byose gusa bizagenda bite kuki mutegura uramwongorera ibikiza nsigaye mvuga noneho mubonye oya bofe ndi kumubwira nyine ibintu uri kuri n'agasuzuguro umwe ntabwo mugisuzugura umukozi gusa oya pe ngende kubyumva ibintu uri kuvuga n'ibyo
wese mu muhogi mu moyi juste muri salo bisanzwe ajya mu kabati gufata ibintu bisanzwe sheri ngaca gutya mubwire kandi hangana sibyo hari igihe tuba twaramutse nabi kandi igende njye gupakira ibintu nyine ngwino mubwire ngwino mbanza mubwire nazakihanganira n'ukuri oya none se oya tubabarire rwose ntabwo twaha agaciro akazikora ngaho ngwino mubwire sini mabuja wawe uri umwana wanjye ubaye umwana wanjye ngwino mubwire icara aho ngayicarire tuvugane icara hano narebe ngayihangane tubabarire byagenze biteze twaramutse nabi bitewe na stress n'iki ariko nyine natubabarire ntabwo twahaye Chabofe ibintu uvuze nibyo pe wavuga n'umukozi niwe uteka niwe utumenyera buri kimwe kandi ni n'umuntu ashatse twabaho cyane cyane umuntu agomba kuba kuruta ibindi bintu byose hano hanze noneho especially mu rugo rwawe ari amasoro ufundura ugiye kureba ko ibyo byahiye ibintu byose ukora wibuke ko ari wowe wabitetse none abinyayemo byagenda gute abiciyemo tubabariye ngatubabare ntabwo ibintu ntabwo tuzongera tumenya agaciro k'ikiremwa muntu kandi n'umukozi guhera aka kandi ugiye kuba muri umuna wanjye ugiye kuba nka zeru kameze hano sibyo ntabwo ukiri umukozi hano sibyo kuko ubu dushobora kumutera umujinya niwe ashatse ntabwo twabaho ashobora kugutega urabona ko akunda atega imbere ashobora kubisha mu byo kandi akagutega yewe icyo nshaka ni amahoro muri uru rugo nkakora akazi isanzure hano ni mu rugo ntabwo ubu ngubu uri umwana nka hano bifate nk'umwana hano ahubwo muri mugoroba unyibutse nguha amafaranga ujye kugura imyenda uze kujyana na zira kwereka ahantu ashopingira sibyo ujabye ntabwo bikenewe utuze umere neza ikibazo cyose uzajya ugira ujye unyegera uri umwana wanjye ngiye gufata nk'umwana wanjye sibyo kandi ni ukuri bofe nawe umbuze ubazeze icyo ukeneye wambuze cyangwa ubaze umugabo wanjye sibyo wisanzure sibyo amazi adashyuha adakonja urakoze kajye kuyagushyiriramo sibyo tujyane ngufashe nta ugende mujye kibazo kubikurikira uragenda umufashe shiri byarangiye nawe byarangiye ni ukuri byarangiye ubu ngubu twabonye agaciro k'umukozi cyane nakimazemo ese ruba bimeze bite ni sawa cyangwa tuganira akazi karagenda biragiye ari ibintu narindi gukora wakicaraho nyine mubaze nibura akazi kameze neza karagenda waramenyereye naramenyereye kabisa boss nta kibazo nta mbogamizi uhura nazo imbogamizi imbogamizi ntazihari kabisa ibintu ni byiza ntawe kubangamira mbese ibintu byose ni amahoro ntawambangamira ntawe mu kazi se hari ikintu kigeze kikugora umunsi wa mbere uza urumva nyine ibintu by'i Kigali biba bigoye ariko ubu ngubu kubera ko maze iminsi maze kubimenyera nta kibazo ubu nta kibazo rwose akora usanzwe uzi guteka ko n'ibishya biryoshye narabyize rega bose nubwo nabuze akazi wize ibintu byo guteka narabyize ariko ntabwo nabirangije nyine kubera ikibazo cy'ubushobozi aho nari ngeze nyine niho nagarukiye ni ibyo ngiye kukubaza nyine nagushaka kukubaza uko bimeze ubwo ngubwo wajya gukurikirana ibiri inyuma hariya mu gikoni ukareba niba nta kibazo nunagira ikibazo uzambwire nta kibazo nta kibazo nzagira bose aha ni ahantu heza mabuja n'umwana mwiza na murumuna we bose ni abantu beza baramfasha barankunda nta nubwo bajya bantuka cyangwa ngo banambwire nabi nta nubwo bambuza no kurya ibiryo byiza ni ukuri sawa nta kibazo ngo wagenda ugakurikirana ibiri inyuma hariya ariko wajya gakomeza wicare ku nkugazi ubundi mbona nubwo uri kumbwira ko wishimye ariko usa nkaho wabi kabisa kurira amaso amaso mba ndwaye ariko uretse no kurwara amaso nyine musaza wanjye ararwaye urabizi
mama utishoboye wamwishuka ni umusaza wanjye ararembye ni ukuri bose nicyo kintu kiba kiri kumbabaza arwaye iki se arwaye ibihaha mwamujyanye kwa muganga ari mu bitaro rwose umva ndi gushaka ibiceri byamuvuza ari mu ntara iwanyu cyangwa ari ku bitaro bikuru bya kaminuza ni ukuri ntabwo bamuhaye transfer kuzana ntabwo baraza se twaza nta mafaranga baracyagerageza uko bashoboye nta kindi kibazo nicyo cyonyine dufite jya hano turashaka kuba nka famiye ntabwo dushaka ko wihererana ibintu wenyine sibyo abantu beza nta kibazo tubwire niba nta bindi bibazo ariko ubwo niba ntacyo niba uzi koko kutambeshye ubwo niba aricyo kibazo wumva ko ufite tuzareba uburyo nganira na madamu niba hari icyabonetse tukamufasha akajya kwa muganga ikibazo nyine ni uko mwari mwambwiye yuko muzanyongeza nimara amezi 3 mukaba mubona nkora neza mukambwira ko muzanyongeza ariko urabona ukwezi kwa kane nta kintu mwashyize biriya uzabivugana na madamu ariko azabikora madamu uko muzi wenda azabikora madamu nabibwira se buriya ra kubera iki madamu ntabwo madamu arakora se sinjya mbona yirirwa hano bose oya pe ntacyo ubwo mubanye neza madamu bo mabuja na murumuna we bose ni abantu beza bahuje imico pe umubyeyi wababyaye n'umwe ntabwo yibeshye baravukana niba uzi ko mubanye neza nta kibazo sibyo ukaba uzi ko nta kindi kibazo ufite muri wowe ibintu byo kukongeza nzamubwira twumve ariko ubwo ngubwo hagize ikiboneka ubwo musaza wawe twamujyana kwa mabuja kubera mabuja ntuzambimubwire ko ari njye wabigusabye oya ntabwo nabimubwira nzamubaza cyangwa se ako nawe ni umuntu mwiza niba umbwiye ko ari umuntu mwiza nawe wabibonye nagakora buriya umuntu udakora nyine wirirwa mu rugo ntabwo ari ngombwa kumubwira ibyo bintu ariko nkawe umubwira uti uriya mukobwa asigaye azi gukora cyangwa se wenda amezi twamwemereye kumwongeza yageze yabyumva ariko atari njyewe ubivuze ega bose buriya babuja ni umuntu mwiza ku buryo mba numva ntashaka kumukora mu bwonko mubwira ibintu nk'ibyo ubwo mubanye neza nta kibazo nzamubwira kongeze kandi igihe uko umaze kubona aya mezi dukoranye rwose nta kibazo cyawe uri umuntu mwiza kandi uzakomerezaho abantu bose bazagukunda hari n'umumeje undi waje kudusura n'umugabo we aratubwira ati twabonye mufite umukozi witonda ibyo bintu turabigushimira kandi witega umusaruro uko tuzakomeza kubana natwe muri famiye nta kibazo niba uzi ko nta kindi kibazo ubukene butera imico myiza bose n'ubundi ntabwo nabura kwitonda kandi nyine hari icyo mbashakaho ese uko uvugira mu migani nyine urumva nditonda none se reka njye kureba ibiryo bidashirira mabuja umwana mwiza atangira nta kibazo ugogera vuba nawe mu kanya ahantu yagiye kugaruka sawa tangira vuba bose sawa ihute